Muraho neza bakunze ubumenyi CCTV muri kumwe na Francis Xavier Bifuziyani Hirwe nk'uko bisanzwe. Bakunze ubumenyi murakadasohoka kuri twebwe, tubanza tukabaha ikaze kuri ubumenyi bwacu, aho dukura amakuru atandukanye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, haba kuri telefone haba kuri mudasobwa. Reka rero turebere hamwe uko dushobora kureba amakuru. Hari uburyo abarimu abayobozi b'ibigo bari gushyira amanota muri kamisi. Turi hafi gusoza igihembwe cya gatatu, harimo nkubiri y'amanota agomba kujya muri system ya kamisi, haba mu bigo bya leta bikorana bifashwa na leta n'ibya privé n'ibyigenga. Amanota ashishwa yose muri kamisi kuko n'ibizamini byinshi niyo binyuzwa mu bigo byose bikorera mu Rwanda. Abayobozi b'ibigo baratangiye guprintinga ibizamini kugira ngo rero badushyiremo amanota. Biba byiza rero ubashije gukoresha umwanya ufite ukaba washyizeho amanota ya TG cyangwa amanota ya end unit, ukazasubiza noneho urwanamo gushyiramo amanota ya examen bitakugoye. Ubu rero ngiye kwereka uburyo bushyashya bashyizeho. System yavuguruye muri kamisi mu buryo bwo gushyiramo amanota bwarorohejwe cyane, aho uzajya ufite internet itanahagije rwose nkeya cyane, amanota ukabasha kuyaplodingamo akabasha kujyamo neza nta mbogamizi. Reka turebe uko iyo system ikora. Turagenda umurongo ku murongo twinjiramo. Icyambere nuko ukajya kuri browser yawe ugafungura kamisi nk'uko bisanzwe. Mbibutsa yuko mwabikora mbere kugira ngo mukoreshe uburyo mutazarara amajoro bitewe n'uko abantu bari kubyiganira muri system kubera umubare munini. Niwo waba bishoboye rero ufite amanota ya TG wayateranye neza ukayatunganya, ubundi ukicara ugahita uyaplodingamo mu buryo bworoshye. Reka tugiye kureba uburyo rero bwo kuplodinga dukoresheje online, dusobanukirwe system imikorere yayo, uko new form max entry cyangwa form nshyashya yo kwinjiza amanota yashyizwe muri kamisi yoroshye. Turebe uko ikora. Tubaza twinjiremo uzenera ama password byacu, twinjiremo dufashe umwarimu runaka, twinjira muri system. Turangiza kwinjira muri system muri kamisi, twinjiremo tatubwire amakuru amabwiriza ariho get ready new max upload form coming soon, we are launching new and improved max upload form that iyi form ashyizemo. Iyo ukinjira muri kamisi ubona agatangazo kagukangurira kwerekana ibyo yahinduwemo. Harimo iyo form inshyashya igomba preventing duplicate entries, ngo iyi form iri kwinjiraho amanota gushyira amanota iririnda ko abanyeshuri kajya dusanga harimo abanyeshuri barimo inshuro nyinshi. Iyi ngira preventinga. Ikindi igomba ko ni max form ugomba gukora ni fix max over ibona amanota ari hejuru y'ijana, hejuru y'ikigeranyo cy'amanota washyizemo irabikwereka. Niba ugiye gushyiramo amanota mukora kuri 70 ugashyiramo 80, kuri 70 ntabaho irabikwereka ikaguha warning. Improve ranking accuracy, ibijyanye no gukora iyi system bafunguye none abantu bajya bajya gutanga bilote ugasanga umuntu wa gatanu niyo waje ku mwanya wa mbere, abo ntibizongera kubaho. Improving ranking accuracy nk'uko twabibonye ni ukuvuga ngo ibijyanye n'amakuru yabaga arimo adasobanutse hano ho muri new max upload form yaje kubikemura byose. Ukimara gusoma itangazo rero complete, iki cyihutirwa mbere yo kugira ngo uburyo ubashe gukoresha buno buryo bwa marking form bushyashya. Mu itangazo batubwira ko ugomba kubanza ukamenya iki, ugomba kwitondera ukabanza mugakora icyo bita validation. Utarakora validation muri kamisi ntago uburyo bwa max form wabasha kunyuzamo amanota. Ni ukuvuga ngo rero ikigo cyose kirakangurirwa ko cyabanza kigakora validation, ubundi kikakompleta validation, cyarangiza ubundi gakomeza gushyiramo amanota. Akangaka rero hariho amakuru menshi rwose. Head teacher you will not be able to upload max. Urabona ko arimo kubitubwira please ask your head teacher to do validation to be able to load max for term 3. Ni itangazo rya NESA yashyizeho ibwira ikangurira abayobozi b'ibigo cyangwa n'imbura umwarimu kwinjira muri system yawe ukabona ibi bintu ugomba kwanza ko bigira umuyobozi w'ikigo akagufasha kugira ngo banze mukore validation mubone ko kubona gukoresha system. Ako ni akari kabanje. Ndagenda gakorozinga ubundi nkaza muri system mu buryo bisanzwe, nkaza hano validation. Ubwo nuko ngo ndareba muri data validation nisanga narikoze biraba nta kibazo, ndabona nemeye kubona cyangwa amanota.
ikigo cyacu cyarayikoze, urabona ko ikigo cyacu cyayikoze rwose neza. Congratulation, noze twarayikoze rwose turayirangiza validation. Ubwo none ndahita nzana handitse upload max. Iyo ugiye kuri upload max rero ni uburyo badushyiriyemo muri systeme uzajya bwihutisha uburyo abantu bashyiraga mu manota. Hari igihe bagufite network idahagije amanota nta ukasavinga ntajyemo, ariko ngubu muri uburyo buzajya bikorwa neza. Uzakika kuri upload max, ukimara gukika kuri upload max hano uhita uzakabona warning ikubwira ngo list of, uko uhita ubona amasomo wese wigisha, akaguha ka message kugira ngo hari isomo riri kubura. Nimba riri kubura hibwira head teacher banze ari kushyiremo ace muri data validation arishyiremo, ukabanza ugascrolling ukareba amasomo yigisha koko nimba ariyo, wasanga ritarimo ukabwira umuyobozi w'ikigo akabanza kuri gushyiramo. Iyo amasomo usanze arimo rero dufata urugero tukaba tugiye kwinjiza amasomo n'amashuri nigishamo n'umwaka wigishamo, hano birahari yose n'igihembwe. Mbibutse ko ubanza kureba igihembwe ugiye gushyira mu manota. Hano hejuru hari academic ugomba guhindura igihembwe. Niba igihembwe cya kabiri uzaza hano ukirikeho uhindura igihembwe ushyemo igihembwe ugezemo. Niba icya gatatu nicyo turimo ubare icyo ushyiramo. Ugomba kwitonda aka kantu kuko wibeshye ugashyiramo amanota uzashyira hatariho bitume ubasha kuyasiba kandi bitari ngombwa. Ubwo birasaba ko uhitamo igihembwe n'umwaka ushyizemo. Niba umisemo igihembwe cya kabiri automatically loadinga nirangiza ibya frige nite nkorozinga urahita ubona hano ko ari igihembwe cya kabiri nano n'igihembwe cya kabiri. Biba byiza rero wanje kwitondera aka kantu kwanza ugahindura igihembwe urimo, umara kugihindura ukana gukomeza n'ibindi. Ukigera hano rero tugiye kwinjiza amanota yenda urugero y'isomo runaka ry'ikinyarwanda cyangwa rya physical education. Physical education mu mwaka wa kabiri ndaza hano kuri handitse edit max. Iyo edit max maklike yari ubwa mbere nta kindi kibazo kirimo cyangwa nta utarangizamo amanota, habanditsemo edit max hagatahoza kano kantu kariho add max, hakabaho add max, gakirika kuri max gahita mbona gahitamo igihembwe runaka na end unit cyangwa na exam mu kigo muri iki ngiki ukaba ari cyo uhitamo. Niba ushaka kwinjiza end unit uraza ukirika hano handitse ukavivure naho ugakirika kuri confirm max. Ubu karitinzi iyo bita draft max type ari draft nta kintu kirimo. Izindi za end unit zira end of time nahita yihisha usigarane end of unit. Uzangaha ahanga nshatse nahita nsiba iyi draft nari nkitinze nkikano ndetse remove max, ariko reka nkomeze. Ubwo maze kukirika hano ushaka kongeraho iyindi nzaza hano hejuru nanone nkike kuri add nongereho end of exam. Iyi ni end of, urabona ko inshyizemo draft zingahe ebyiri, hari end of unit na end of term cyangwa ikizamini. Nimba y'ikizamini harakizo ndakeka hano handitse remove max, ngirika hano confirming ihita isiba ama ivemo. Urabona ko nemere no kuyisiba nta kibazo nari nibeke nemeye kuyisiba. Noneho iyi ngiyi nsigajemo ya end of unit ngiye kwinjiza mu manota, ndaza hano klika kuri add and edit max. Ndahita mbona list y'abanyeshuri b'ishuri ryanjye. Abanyeshuri b'ishuri ryanjye mpita mbabona hano, ni kuvuga ngo ni online. Hano ni ishuri ryanjye. Noneho njye hano imbere hano nandikemo amanota. Niba bakora urabona ko hariho maximum amanota 20 muri isomo, bakora kuri 20. Ntabwo nime gushyiramo amanota arenze 20. 12 ahita ajyamo. Ubu ngubu ko ahita yisavinga, ako yisavinga nandike ko igenda end of unit ikwereka no scroll horizontal bar igenda ikwereka ayo maze kwinjizamo. Hano hejuru ibibara mu buryo bwa percentage nongereho ngo 18 ibiti bisavinga. Ibindi gukora nibwo nana afite network, bana abanyeshuri bose na network yabigiye nahita nyakomeza nkabakorera bakarangira aya manota. Kano kakerekana ko amanota uri gusavinga uri kwandika mari kwisavinga ku mashini uri gukoreraho. Igihe network yagarukira naza kugira ngakomeza. Iyo mwangiritse hano kuri urabona hano yanditse ngo save 3, niba mumaze kushyiramo 3 ngine nongeye nshyiramo 4 wa 4 nshyiramo wa 5. Noneho yundi yenda nkabati umunyeshuri ntayiga cyangwa yenda ntiyakoze ikizamini cyangwa ntiyakoze teje afite ikibazo. Hano hirya hari utudomo dutatu uhita wakirika ugahita ubona ugahitamo impamvu yatumye adakora ikizamini.
amambo yakometumye adakora ikizamini. Hano bagahita bakwerekana amanota ko utari kuyasevinga kuri server, uri kuyasevinga kuri machine. Hano na max ugahitamo impamvu ni yenda yararwaye, urahita ukibika hariya impamvu ijyemo yuko yari arwaye. Kandi muri system ya mbere ntibyakunda ararwaye turabishyiraho. Niyo uramuka agize akaza agakora uzahita uhindura uhiye mu amanota yagize niba yakoze ikizamini. Tugakomeze kuri uyu nawe yenda agize impamvu runaka, dukiriko nayo kwa kwiga cyangwa yahagaritse kwiga cyangwa yagize ikibazo cy'ubushobozi, financial issues cyangwa family emergency, bitewe n'ikibazo cyabayemo uyishyireho. Izi ni uburyo bw'impamvu. Ukomeze amanota ugenda ushyiramo amanota yagize. Urugero reka dushyiramo twakora kuri 20 dushyiramo 23 turebe ko byemera. Hano yite kugira ngo cannot greater than the maximum, ntago 23 yayemera ko ari hejuru yaki ya maximum, ahubwo yiti yasiba ugahora yashyiramo andi manota ushaka matoya kuri yandi. Urabona ko yo irayemera andi yo ntibyemera. Ugakomeza n'andi yose ugenda ushyiramo ubu yose, warangiza ukagenda ushyiramo amanota abana bagiye bagira bose ukurikije file yawe. Ayo bagiye bagira kuri 20 muri siporo. Hano ugomba kwitondera kuhasimbuka, ko iyo hasimbutse ntabwo uri bwemere gusevinga ngo submitting abagize. Reka tuyarangize renda tugenda tuzuzamo amanota bagiye bagira kugira ngo tubanze tubirebe. Hano tugakomeza abanyeshuri aya 28 ntiyayemera kuko ari igitari ya 20, tugashyiramo ayo yagiye agira. Ubu turimo tugira ngo tuverify turebe ko bikunda. Aya manota ntiyayemera kuko ni menshi. Urabona ihita warning igahita ikubwira ko harimo ikibazo. Tugakomeza tugashyiramo amanota y'abanyeshuri bose tukayarinda. Uko ndi kugenda nyinjiza muri percentage yara hejuru agenda ihinduka. Hano hejuru hagenda hahinduka percentage bitewe n'umubare w'abanyeshuri mfite. Hano mfite abanyeshuri 37. Uko ndi kugenda nuzuza igomba kugenda ivivura ikomeza. Muragenda mubireba ko kagenda gahinduka kari hejuru, gahinduka neza percentage yongera bitewe n'uko yongera. Urabona ko amanota agenda yiyongera, muri kubireba rwose ndakeka muri kureba neza ko amanota agenda yiyongera. Ntabwo ko amanota ndi kwandika ndayashyira kuri server, acyabitse ku mashini yanjye kubera ko nibwo nagira network yagiye nakomeza nkaya saving ndi hano. None ya network yaza kuza nkaya uploadingira muri uvuga ngo system aka kantu bongeyemo karoroshye rwose, karoroshye ni uburyo bwo gukoresha koroshye kandi kihutisha akazi. Akakwereka naho ugeze. Umaze gukora bakunyuza amanota y'abanyeshuri 28 33 n'angahe, ahita nshyiramo amanota yose nkarangiza. Reka turebe umeze. Oya ntiyayemera kuko ni menshi, aruta maximum. Maximum tugomba kuyirenza, tukagenda dushyiramo amanota abana bagiye bagira. Ubu yafite aho iri kuyareba nyine yinjizamo amanota. Hano arayinjizwa igihe cya 90 na kangahe ku ijana, 90 na kangahe ku ijana, 97. Ahita nshyiraho ayagize. Urabona ko ngize 9 na kangahe ijana ku ijana iruzuye. Abanyeshuri bose maze kubakorera bose barimo. Maze kubakorera kandi sipoza ko ngo ntamukoreye mwibagiwe. Ndamwibagiwe, ngiye kureba koko amanota yose yagiyemo, impamvu nazishyizeho byose narangije. Ndahita nzana handitse save 37. Niga kuri save amanota ahita aba recorded, max saved recorded. Ni ukuvuga ngo amanota abaye saved noneho avuye hande ku mashini yanjye. Urabona ko akantu kahise kavaho, kakantu kerekana ko ari saved ku mashini kavuyeho, ahise ajya he kuri server urabaye saved. Kugira ngo uze kuyakonfaminga rero agiye neza yose yagezeyo, nuko wakoze saved, hari ahantu ugomba kukigana handitse submit max. Urahita ukigana kuri submit max ikubwire ngo amanota available max ni abanyeshuri 37 kuri 37. Hari babiri bafite impamvu
nurangiza hano hari status yanditseho pending, nurangiza wagira approve end of marks. Iyo ugize upload end of marks hano hitandikaho hari pending, hitandikaho approved. Hari igihe bitazakunda ukaba bitewe na network nke ufite cyangwa nta network ufite, wakirikaho kano kantu nikabashe kuba approved bakoma hano, kandi ziko byose hano biri hura. Hano none mwibutse yuko imibare hano atari ari nka 36 kuri 37 ntibyakunda kusubmitinga uwo munyeshuri umwe ugomba kumushyiraho amanota cyangwa kamuha impamvu yuko kugira ngo bahe submitinga ariko byose byakunze neza byarangiye. Warangiza isomo ukarikorozinga hariya, ukaza none ugakorozinga kano kantu k'ishuri rimwe, umaze kuri codinga. Imaze kuri codinga hano bita byandikaho ko ari end of unit. Iyo utararangiza kuri submitinga hano haba ari mu ibara ry'ubururu gutya, ariko iyo wasubmitinze ihita yiga mu ibara ry'icyatsi. Umaze gusubmitinga bita mu ibara ry'icyatsi. Urabona ko ngaka bitakaza mu ibara ry'icyatsi gasa n'akatagaragara, bigaragara ko ngubu yabaye submitted yari yabyemeje. Aha ni uburyo bw'inoze. Ushobora no kunoniza ukanayahindura. Urabona hano kuri type ya draft none handitseho submitted. Ushobora no kugenda ukayihindura none uko batina nibeshye muri ishuri kamindure, ukaza hano kongera ugahindura amanota y'umwana ukahindura nk'uko hano hasi twabibonye ko twari twakwishyira amanota turayamwambara isimu 0. Isimu 0 iyo yanditsemo ikasevinga mu kanya ikayakuraho. Iyo ugize ikintu hinduramo hano rero ugomba kwibuka ko ugomba gukora save changes. Hano iyo ugomba gusiga save change, ukongera ukagira submit kugira ngo confirming iyo submit yo iba yayikoze nta kibazo, ariko ugomba kugira save change kugira ngo impinduka wakoze zibashe kwa upload zibashe kujyamo. Iri somo rero urabona ko yahindi ufinisi kuva ku mwaka 20 ya upload. Iyi ngiyi yagiyemo kajya kuri indi shuri gutyo. Ayo ni uburyo bworoshye bwo kujyamo amanota ku masomo yose ukagenda yaprova gutya biba birangiye. Noneho nk'ubu hano twashyizeho end of unit, tugiye gushyiraho nayo ikizamini. Kugira ngo dushyiraho ikizamini tuzaza tukika hano, urabona ko hano nta end of unit twabona ahangaha kandi twashyizemo. Turazana kuri iyi add max yo assessment yo hejuru. Add max yo assessment yo hejuru idufasha kongeramo izindi assessment type tutari turimo kubona. Turakirika no kuri add tubonamo end of term. Hari n'abazabonamo project nk'abigisha za entrepreneurship, babonamo project tuyivivure hariya tugiye confirm max ihitizana ku rutonde ari draft, nayo dukore bwa buryo bwo kuyiha amanota kwa kundi busanzwe tugenda tuha umunyeshuri amanota yagiye agira gutyo mu kizamini. Nituyiha amanota tukamuha amanota, twarangiza tukizwa ati save change zibe zigize ni 2%. Urabona ko ntitaruzuza. Duclosinze tuzahita tubona ko ya hindi yacu nende futamo ariko ntabwo iraba submitted, ntabwo iruzura. Ngiyi ni uko ngo ntabwo iri handitseho. Urabona ko karuzuye kanwa ngaruzuje. Ahanga ni end of term nta kamanota ari yajyamo ugarukano, ukaza ugahita kuri nuza ukabanza ukongera ukagenda komeza warugeze bitewe naho waruri. Ni uburyo turimo kuzamo rero amanota mu buryo bushyashya bashyizeho, kandi buroroshye cyane, burarinda bya bibazo byose ukajya duhura nabyo. Hano ku rutonde umwana wawe ari muri validation yageze kubona ko yagarutse, ariko hano ntabwo uzongera kumubonaho kuri iyi liste ya validation niba byakozwe neza. Nubwo ryo twarimo twinjizamo amanota rero turi kwerekana uburyo winjizamo amanota mu ishuri isomo nuko rigenda. None reka turebe hamwe ubudashatse kwinjizamo amasomo amanota ushatse kuyasiba. Uraza ukirika hano ushaka kuyasiba, noneho sinshaka kuyashyiramo. Ni na submiting ndakirika hano ndetse remove max, bambaze ngo uri sure akakano kwitondera kuko n'uyasiba bakuye ko uri buhita uyabura. Rero ndavuga ati ndishyura ntabwo mbikeneye, right isi wa migende. Ubwo n'ubwo ngo iwawe ushatse kwisibira kumwe mbere wajya gushaka kuziba amanota genda ko ati yibeshye yandika atariho kuyasiba, bigasaba ko ubwira directeur cyangwa umuyobozi w'ikigo cyawe hano cyangwa umwayiti hano aho biroroshye uzajya tuyisibira. Ukiri hano handitse remove max ukakonfaminga nimba ari byo, ugahita ugaruka nk'uko winjiremo nta kintu urashyiramo. Hano uko mu masomo yose hano nta kintu kirajyamo kuko amanota arimo mberekeraho uburyo bayinjizamo. Nubwo buryo rero iyi max form record form nshyashya yashyizwemo korohereza abantu. Icyambere kinene network nkeya,
isaba network nyinshi ku buryo wenda wabati birananiye ushobora kubisevinga ku mashini waza kugeraho network yagaruka ukaza kuba wabikoreraho ushobora no kubisevingamo ukaba washyizemo amanota y'abanyeshuri bakeya ukasevinga ukigendera warangiza ukaza gukomeza no ku yindi ugafunga no kuri mashini ukabonamo ibyo wahora ugeze wakomerezaho. Ni ubwo buryo iyi Kamisi bayorohejemo kugira ngo babashe gufasha n'abantu bajya bayirwaniraho ugasanga na internet ufite ugasanga turimo turakiraniraho cyane. Ubu ni uburyo bwa online twarimo twuzuzamo amanota dukoresheje Kamisi. Murakoze murakarama mukomeze mugubwe neza mukurikira Umenya ICT TV ku munsi. Ciao ciao.